Nk'ibisanzwe amazina yanjye ni Spiro Comedy, naje gukora ikiganiro kuri channel nitwa Sunil Vibe TV. Ko bimeze rero ndagira ngo ngire ikintu tuganiraho cyangwa se insanganyamatsiko ku cy'umuntu ahinduka. Umuntu aba mubi bitewe n'iki? Se kuki iyo umuntu abereye undi mfura akenshi na kenshi biza gusanga nyuma yahindutse biterwa n'iki? Se biterwa n'umuntu mubi, biterwa na kamere, biterwa n'inyungu umuntu aba afite ku wundi, biterwa n'aho isi bigeze. Nyine ni ibintu nk'ibyo tugiye kuganiraho. Kumenyesha ko channel ikiri yayindi ari Sunil Vibe TV, amazina yanjye akaba ari Spiro Comedy, akaba ari njye tugiye kubana. Ntucikwe cyangwa se ube warangara. Ikindi nkanagusaba kuzakora subscribe, comment, ugashyiraho itafari, ukomeza ukadupushinga tukegera imbere. Murakoze, ubu twatangira. Ikintu cya mbere gituma umuntu ahinduka, hari igihe suppose wenda dufate nk'akazi abe ko dutangaho urugero. Ufite umukire ukorera, wenda acuruza inkweto, uvuga ati rero iyi nkweto ndayishakamo veni, ariko nugira umugisha ukabona arenzeho veni urayatwara, ngewe icyo nshaka ni ukuri bunzanire veni. Ibyo ukabikora, bimwe bigacamo, ukaba wabonye umuntu urenzaho, ukaba udupoceka ahantu, ukazana umukire yayandi akaguhemba. Kwa kwifuza utabanje kureba se aka kazi kwifuza nzanye bitumye nkabura, ibyo ntabwo wabitekereza. Wowe uhita ureba inyungu z'ako kanya, ugasanga ubwiye nk'umukire ati ya nkweto veni ntabwo bari kuzitanga, bari gutanga 17 cyangwa se 15. Umukire akakubwira ati ihangane uzanemo 17 kugira ngo mbonemo nanjye ayo nkwembamo. Urumva za veni ntabwo azizanye. Aragiye abwiye wa muntu agurishije ati inkweto ni veni seke. Urumva niba ari veni seke arakuramo 7,000 bye, aba arabibitse ajyanira wa mukire bya bindi 17, nawe mukire ahindukire amuhembe. Urumva hagize undi muntu ku ruhande utanga amakuru y'uko amubeshya ko igicuruzwa kiba cyatanzweho amafaranga arenze ayo yaje abwira umukire. Ni hahandi umukire arakara agahita kwirukana, haza n'undi mukozi ntamugirire icyizere, akavuga ati n'uyu uko namufata kose yamera nk'uriya ugiye. Urumva na wa wundi ugiye abajyanye umujinya, yahuye n'undi ahita amuhemukira, yangese ikagenda ikura gutyo gutyo gutyo. Nk'umuntu turi kumwe kuri iyi challenge yo kuvugaho kuri aya makuru, ndagira ngo ngire ikintu mbaza nyiri cano, tugisesengureho gatoya kugira ngo mbanze nkomeze. Ese Coach Sunil, ibintu byo guhemuka wowe ubyumva gute? Ese wowe ubona iyi generation tugezemo aka kanya icyizere kiracyahari cyangwa guhemuka kuri kugenda kuruta icyizere? Murakoze. Icyo numva nabivugaho nakongeraho, abantu icyizere sinzi ukuntu bagifatanya. Umuntu mu gihe icyizere ukamuha amafaranga cyangwa ukamuha kuba yabaragishinga bizinesi, cyangwa ukaba wafata nk'iyi cano ukayiha umuntu ukamubwira ati managingire, ukababwira ati rero ugiriye icyizere, kuko ntabwo ari abantu bose baba bakeneye kwizerwa. Cyangwa ugasanga nk'umuntu araguhemukiye nka gutyo, bituma utongera kugira icyizere ku bandi bantu. Rero bigatuma kwa kundi wumva, hari ukuntu wumva ushaka iterambere cyangwa ari mudo, ari muvumo ushaka kujyamo kugira ngo urebe ko watera imbere, ukavuga ati hari umuntu mugenzi wanjye mugira icyizere tugakorana, hari icyo yakongera wenda kuri cano, kuri bizinesi runaka, muri iryo duka, muri iyo myenda, muri buri bizinesi itandukanye, mu bintu bitandukanye. Rero hari ukuntu usanga abantu bagenzwa n'irari ry'ibindi bintu byo gushaka amafaranga mu buryo butari bwiza. Buriya nutekereza ko uzashaka amafaranga byihuse, uzabaho nabi, uzahemuka, uzatuma abantu bahinduka
babe babi, kuko turi kwibaza impamvu umuntu ahinduka. Umuntu ahinduka bitewe n'ibyo abandi babanye muri ako kanya bamukoreye. Ntago numva yuko wakomeza kuguma uko wari uri, umuntu agombeje nka miliyoni 5. Miliyoni 5 urazihombye mu buryo bw'ubugoryi, kandi ukabona umuntu yabikoze ubona yuko harimo ubushake bw'uko wari guhomba. Urumva ukabona nta n'icyo bimubwiye, kuba zahombye ntacyo bimubwiye. Icyo kintu gikunze kuba ku bakozi. Abakozi nibo batitaye ku kazi ka boss, baba bati umubosi yahomba atahomba nta kintu bivuze. Icyo mpfa nuko mbona yanjye cyangwa se ibyanzanye mbona ndi kubigeraho. Ukirengagiza yuko uwo mubosi amafaranga guhemba aba yavuye kuri ba bakiriya. Ya serivisi utanga, bya bintu ukora byakakugiriye umumaro, bikagira umumaro boss wakabona yo guhemba. Rero hari ukuntu usanga umuntu akorera nabi ababosi, yenze akavuga ngo ababosi ni babi. Ntabwo ariko ababosi bose ari babi. Ariko hari n'igihe uba ufite umubosi mubi, attention nanone akaba ari wa muntu ukurura yishyira kumva ko yagukoresha, none igihembo cy'ibyo aguhaye n'icyuya wataye se cyangwa amaraso ugasanga ntibihura. Harimo umuntu ugukoresha akazi k'ibihumbi 3 cyangwa se 2, agashaka kugukoresha nk'uwaguhaye 5 cyangwa se 6. Uwo wabavugaho iki? Kugira ngo dusesengure tubwire abanyarwanda, tunarebe impamvu abantu bahinduka. Ese umuntu aba mubi gute? Ikibazo n'uwakoresheje, n'umukoresha, ni management cyangwa se ni ihuriro ry'abantu duhurira twese turi gushakisha, biterwa n'iki? Nyine urumva buriya ababosi baratandukanye, kandi buri muntu wese afite akazi ke. Niba nihimbiye akazi kanjye, ndashyiraho amategeko yanjye, ndashyiraho uburyo akazi kagenda. Rero niba twumvikanye yuko ndi buguhe inote y'ibihumbi 3, akazi kanjye gashobora kwiyongera cyangwa kakaba kaba gake, ariko twumvikanye. Mu gihe uba wemeye gukorera uwo mushahara, ni ngombwa ko uba ugomba gukora ako kazi. Ariko nanone Sunil, tutarava aho ngaho reka nkubaze. Umushahara nawemeye, akazi ndagakoze. Wakanyeretse akazi ngiye gukora, mu gihe kiyongereye uragiye urapushinga kuri rya jambo ngo kuba wemeye umushahara ngo nakari uragakora. Urumva akazi k'umukire, umushahara ntabwo ujya uhinduka. Niyo mpamvu baravuga ati umushahara ntabwo ushobora kugukiza. Hari umuntu waba uzi wacishijwe n'umushahara, umukire aguha ibihuye ibizava amafaranga aguha nayo azatuma uhora uza kugaruka kumukorera. Umukire aguhaye amafaranga menshi, ntabwo wazaga kumukorera kuko nawe wabonye amafaranga ashobora ni umuntu wese. Niyo mpamvu usanga abakire kenshi bahemukirwa. Turi kugenda twumva ahantu biri kugwa, ushobora kuba ari cya kibazo cy'imikoreshereze, kwa kwikunda gwa duke kugira ngo wowe umucakara we. Kubera ko urumva niko umushahara uremye. Ntabwo umuntu uhembwa azanganya ubutunzi n'umuhemba. Urabyumva? Ibyo ntabwo bishoboka. Niba njye nshyizeho akazi kanjye, nkakubwira ati akazi kanjye ni 600, uragakora uko kaba kabitse gusa, kaba kiyongeye kaba gake, uragakora kubera ko twavuganye umushahara ni ku kwezi. Ukwezi kutararangira uba ugomba gukora. Niba wenda akazi kanjye mbona yuko hari izindi deal zijemo, wari gutaha saa 12 ushobora gutaha saa 2, bitewe n'uko uri gukora akazi kanjye. Kandi twibuke ko muri bino bihugu bya Afurika bikiri mu nzira y'iterambere. Ahandi baba barwanira abakozi, hano mu gihe tuba turwanira akazi, usanga akazi ari gake cyane kandi n'amafaranga gatanga ari make. Ugasanga imibereho iracyari hasi, standard y'ubuzima buri hasi cyane kuruta ko usanga muri biriya bihugu byo hanze. Ibihugu byo hanze uba usanga umuntu none bitewe n'ubundi bumenyi yagiye yiyongeraho, mugira umukozi mwiza, abakozi barabagura, baranabarwanira, bitewe n'uko abavuga ati uyu mukozi naza muri kampani yanjye izatera imbere. Ariko muri Afurika turacyafite urugendo. Rero no kuba abantu bagenda bahemuka biterwa n'ubuzima babayemo. Hari igihe ubona amafaranga ukorera n'ubuzima ubayemo bidahura, ukavuga ati rero ningira gutyo ukuntu nyura muri humye umukire
ndamuteruraho nk'ibyo 5 nk'ibyo angahe kugira ngo ubuzima, ugasanga abikoze atari ubugome, ariko hari uko ubikora, uri kumva, hari ukuntu ubikora ugasanga undi yabigize ingeso. Dutandukanye, hari abantu babona amafaranga mu buryo butandukanye. Hari abayabona mu buryo bwiza, hari n'abayabona mu buryo bubi. Uburyo bubi ni ubuhe? Ni kwa kundi kwiba, handi ufatwa ugasanga urafunzwe, kandi tuvuge buri kibazo cyose, buri situation ibaye ku muntu ifite ukuntu igenda imuhindura gake gake. None se tutararengaho, nk'umukire wabaye ntagondwa cyangwa se wabaye mubi mu mikoreshereze, wabaye mubi muri sosiyete, wabaye mubi aho agenda hose, nk'uwo wamuvugaho iki kugira ngo akenshi buriya abakene ntabwo bakunze kumenya kino kintu. Akenshi abakire ntabwo ushobora kubabona babaye babi. Abakire barinda izina ryabo kuruta ibindi byose. Umukire ashobora gukora ikintu amakosa akakubarirwaho wowe nk'umukozi we, wowe ukaba victime y'icyo kibazo, ariko isura y'umukire ntiyangirike. Hari amabusiness menshi aba adahemba neza, ariko agasaba ko abakozi babo baba bagaragara neza. Nta kuntu wambwira yuko umubosi azaba aguhemba inote ya 300 ngo uze ugendera ku igare azabyemera, kandi ashaka kugaragara nk'aho aguhemba menshi, bavuge ko uriya muntu akurira amafaranga menshi bitewe n'ubuzima uri kubaho, life yawe yiyongera. Ugasanga umuntu ari kubaho mu buzima nawe atishimiye. Ayo 300 uri gusanga ari guhura n'uku ukwezi, iminsi 15 urangije kuyakonsoma yose. Niyo hahandi usanga umuntu akora akazi atishimiye, yitukatuka, kandi adashobora kukavamo. Urakavamo ujye hehe? Cyangwa ubuzima butangiye kukunanira. Usanga umuntu atangiye guhinduka umuntu amahirwe yose ashobora gutangira kwiba abakiriya, cyangwa agatangira guhemuka mu bundi buryo. Ubu urumva rero, hari igihe n'ibyifuzo tuba dufite bishobora gutuma duhinduka babi. Hari igihe abo tubana nabo bashobora gutuma duhinduka babi. Hari igihe ibyo tunyuramo cyangwa ibyo twabayemo ahashize hacu, gukomeza tubatekerezaho bishobora gutuma duhinduka babi. Uri kumva? Ni ibintu byinshi bishobora guhindura, ariko twibuke ko hari n'igihe umuntu we bitewe no kugenda ahemuka bishobora nawe kumuhindura agakomeza akaba mubi. Ikindi kintu rero, yego nubwo tubiganiriyeho, ariko njye ukuntu mbyumva, ubuzima turimo aka kanya buragoye, ubwo nabivugaho gute? Ku mukozi n'umukoresha biragoye. Umukire asigaye aguha amafaranga make, nawe akakubwira ati ndabizi ko ari make, ati nanjye mba nayabuze. Yego. Icyo kintu njya nkunda kubwira abantu, hari igihe uba ufite amafaranga ukumva ko nyine uryohewe no kuba ufite amafaranga, nta kintu wakora, nta muntu wafasha, ntaki. Ejo bundi Imana ukabona imanuye akanyafira kagutsibuye. Uri kunanirwa no guha umuntu inote y'igihumbi ngo arye, kugira ngo ataburara. Uri guteka ukamena ibiryo, ntushobora guha umuntu muturanye ubizi neza ko kurya ari danje kuri we. Uramennye. Uvuga ngo ntabwo wasangira ngo n'abakene. Ejo bundi Imana yamanura akanyafu kavuza induru, ati ndasebye, ati ngiye guseba, Mana mfasha, yerererere, wamuha iki? Ariko uzi ikintu gikunze kuba ku bantu bakene, abantu noneho bakunze no kwitwaza Imana cyane. Buriya Imana ntabwo ibuza abantu gukora. Ese reka nkubwire, wowe uramara icyumweru cyose uri mu rusengero, urimo urasenga. Yego mu rusengero urasenga, Imana ikakumva iki, ariko ujye umenya ko amafaranga ava mu kazi atava mu rusengero. Ibyo ndabyumva, dore n'icyo nshaka kuvuga, sibyo? Dufate wenda turi mu rusengero kwa kundi bitanga,
ndatanga ya wenda dufate nk'urugero rw'amazina ariko ntago aba aribo nshatse kuvuga, ni urugero. Dufashe nka Kamari arahagurutse ati ngiye nitanze 200,000, nyamara ibyo 200,000 aza gusenga hari umuntu yanyuzeho ukeneye inote y'1,000 cyangwa 200 kugira ngo arye. Saa tazi izo desa hagahita hahaguruka wenda Jean Marie ati ubwo Kamari yitanze ziriya desa kugira ngo ngira izina rikuze mu rusengero kumurusha, ndahita nitanga 300 cyangwa se 500. Haguruka undi bita Jado ati ndatanga 1,000,000. Urumva bari gucuruza izina ryabo mu rusengero kugira ngo bubahwe, bamenye ngo urusengero dufite abaye bakire. Usanga ari noneho basigaye banabakorera service yabo, ni ukuvuga ngo amateraniro y'abakire gusa. Ukabona no kuri table yabo kuri altare hariho amazi, hariho kwa kundi baba barambitseho Bibiliya, hariho amazi, mbona baryohewe begamye rwose barambuye ubuhumekero, ubwo ndavuga inda. Cya cyubahiro cy'uko nyine bigaragaza, ariko ugasanga hanze y'urusengero. Ibyo rero nabyo bishobora gutuma abantu bahindura, kuko abaza gusengera muri urusengero bazavuga ati kuki bakora amateraniro y'abakire gusa bakatuvangura, kuki batumva yuko twahura twakicara turi abantu bamwe, akatangira kuzamo ubwiryane n'ibintu nk'ibyo. Ugasanga umuntu arimo aravuga ati abakene n'abirasi n'ibiki n'ibiki. Ibyo biba byaratewe na ba bantu bapanga amasavisi y'uburyo abantu baza gusenga. Njye abo bantu bapanga amasavisi bararengana, sibyo? Suni gute utanga 1,000,000 mu rusengero, sibyo? Ufite imodoka ugendamo, ufite n'akazi runaka, ujya kwitanga 1,000,000 mu rusengero, ufite amafaranga. Ugasa nta munsi n'uyu warimo wari wajya gusura abarwayi kwa muganga, nta munsi wari wajya kureba imboho ku muhanda, nta munsi wari wajya gusura abantu muri gereza, nta munsi wari wajya gutanga inkunga yo kubakira abakene. Suni wenda nubwo turenganya witonze, aho dutura nubwo witonze yaburetse iyo dutuye ntago abo bantu amaturage agera kuri abo bantu bose. Tujya twumva insengero z'ibati zubatse ibigo by'amashuri, zafashije abatishoboye, zakoze ikindi, urimo uradushishikariza kutazongera gutura. Oya, gutura ntabwo mbivuzeho, dore gutura njye manze mubwire, wibuke ko mu rusengero hakenewe umuriro, hakenewe izo vandarateri, hakeneye izo gukoresha amasipika, ibiki, guhemba ayo makorali n'ibiki byose, n'abo bapasiteri baba bakeneye guhemba. Urumva? Rero amafaranga akenshi tubona mu nsengero ari iyo mirimo yikorera n'abantu tuvuga yuko bafashijwe. Nta wenda dushobora kubabona kuko tukabata abantu ntabwo bishoboye, ariko ugasanga amafaranga nase nibekagiye ikintu nkubaza. Islam si usengamo, hari amaturo mutanga, none si ugeze ku musigiti we cyangwa se ahantu urusengero rwa Islam ruba ruri, sibyo? Amaturo twe tuyita bijya kumera gutyo, ni nka tuyita, urumva, iyo dutanze nk'amafaranga. Njye nzi ko ituro, nkurikije ukuntu nigeze kubyumva ku muhajya tumwe, yarambwira ati twebwe ituro twemera ni ugufata ibyo mfite nkaho udafite, kuyajyana mu rusengero si ikibazo, ariko so ni ikintu mvugaho utaransubizaho, sibyo? Watuye 1,000,000 mu rusengero, nturakora biranakubwiye cyangwa se mo kimwe, ubu ugiye no gutanga amafaranga usize uteye umuntu ivumbi, ntumuhaye rifuti mujyanye mugiye ku rusengero. Wenda aravuga ati abakene wenda bafite za mukushi, nshobora kumuha rifuti akaba yamumanya, yego birashoboka. Ariko se mu biryo ufite ufashe nk'ikiro cyangwa inusu ukayiha umuntu ati genda urebe uko ugira, reka nayo mafaranga iyo yatanze Imana aravuga ati ariko nubwo yatanze aya mafaranga muri sosiyete, reka baca umugani ngo nijya kwirisha ihera ku rugo. Nose utekereza yuko wabona ibyo uhaye abantu bose? Ntabwo ari ngombwa benshi, ntabwo Imana izakubaza ngo nidutanga tujye tuzana amakamera tuvuge twatanze. Twe turi kuvuga ku bantu bifitemo iyo kamere yo kwigaragaza neza,
kwigaragaza neza kandi nabo babizi ko imitima yabo bacira urubanza yuko ubuzima tubayemo nta kintu na iki na kimwe cyabura kugucira urubanza kuko turakosa deni turi n'abanyabyaha ariko turi kuvuga nyine niba njye ndi wa wundi witanga menshi ariko ntanashobora gufata igihumbi umuntu ugiye kuburara ntanashobora gufata inusu y'icyo gitoki cyangwa se y'uwo muceri ngo nyimuhe nkashishikazwa no kujya kugurisha izina mu rusengero ngo banyubahe nicyo turi kuvugaho asoni reka nkubwire uzajye nko kwirimbi runaka urabona arubwira undi ngo uri murambyiga urabona umubwira undi ngo ngiye kukwimuka we ngo imva yawe iraciriritse yanjye iri hejuru kuki bahagera ugatuza hariya urumva buriya buzima nyine ni ikikwereka yuko ibintu byose by'isi bigiriye aho birangirira hari ikindi kintu abantu bitiranya gutanga ariyo mpamvu umunyabwenge yavuze ngo gutanga hari igihe wagizeho ngo wabigiriyemo umugisha ugasanga wabigiriyemo umuvumo hari umuntu utanga ikintu kuko atakibona ko gikeneye hari n'umuntu utanga ikintu abona kuba agifite kimuteye isoni buri umuntu waguhaye neza ni umuntu uguha muri bimwe by'agaciro afite ngo kaka kenda ngo kacitse mu kibuno ngo reka nkahereze ngo kari agakene ngo kazacishamo agakwasi n'urudodo ngo kambare ukagenda wirata cyangwa se abo bana baba bavuga ati ngo akakenda ngo ni papa wakaguhaye nyine urumva ntabwo kiri umugisha ntuyegeze imusozi ibyo rero nibyo bituma abantu baba babi ugasanga ariko niba koko uri umuntu mwiza unyumve neza niba koko uri umuntu mwiza ntabwo wakagombye guhindurwa n'ibyo ubonye kuko muri iyi si ibintu bibaho bizenguruka niba koko utifitemo kamere y'ikibi cyangwa utifitemo ububi wakagombye kubirenga ibyo bintu kuko tugiye gukompara ubuzima bw'abakire n'abakene buratandukanye tuzareba amafaranga ashobora kukwereka ukuri kw'ibintu uko bimeze niba koko muri wowe mu kwezi winjiza 100,000 hakaba n'uwinjiza 500,000 uragira ngo muzabeho mu buzima bumwe birashoboka ntabwo byashoboka niba bitashoboka ntabwo wagombye gucira urubanza abantu bari hejuru y'abandi wenda bafite ukuntu ubuzima bwabo bwigiye hejuru kuko ntunteranye n'abakire cyangwa se n'abantu bafite agatubutse ibyo twari turi kureba impamvu abantu baba babi kuko hari n'igihe uturana n'umukire wowe ukennye ukajya kumukorera akakwima akazi abizi ko utunzwe no gukora yanakwima akazi ntanagoye n'ibifasha kuba washyira mu gifu wenda ubashe no gutera intambwe ujya gukomanga ahandi ngo babe baguha akazi ese nk'uwo muntu aba akeneye muri sosiyete ariko ujye wibuka yuko buri muntu wese afite uburenganzira bwe no ku mafaranga ye nta burenganzira n'ubu na buke nta muntu ufite inshingano zo kugufasha nta n'umuntu ufite inshingano zo kukwitaho zigomba kubaho kuko kuki wumva yuko bakwitaho ni nka ba bantu baba bumva yuko bahora barerwa oya ntabwo mvuze kurerwa kuki wumva yuko bitandukanye gufasha no kurera umuntu buriya amahirwe ushobora kumucira urubanza bitewe n'ubuzima ubonyemo nubona agenda mu modoka uzamutuka buriya akamubwira abakene nta nubwo muzanabona nijoro kubera yuko ntabwo waba ufite umutima mubi undi aranezerewe ameze neza nta kibazo ngo uko nyine uba wumvamo ikibi wagirira umuntu ukavuga ati ni abatindi ni abaki ibyo bintu nta hantu byazakugeza reka mbwese unire ayo mafaranga ufite ntabwo wasenze kurusha abandi kugira ngo uyabone turacyemeranya abari hariya mu bucecekero ubwo ndavuga mu marimbi runaka ntabwo barusha ubuzare abari kwa muganga ntubarusha ubwiza abari mu magereza ntubarusha nta na kimwe ubarusha kuba uri hanze warahiriwe imana ni hahandi itere cya kinyafu
ikabicisha muri kere dufite, ikabicisha mu nkongi, ikabicisha mu guhomba, ikabicisha mu bakozi bakakubera babi, ukagenda urindimuka, aho gutera imbere ukabona uri gusubira hasi, none ugatangira kuvuza induru ngo ese ko uyu muntu yafashaga yagiraga ubuhere, kuko Imana iba ibizi, iba yanabibonye ibiza umuntu kuruta uko abantu twamenyana. Kuvuga ati uyu muntu nubwo agaragara nk'umuntu ufasha mu bantu ariko ni mubi, ariko twe nk'abantu kubona ububi bwe ntitubibasha, ariko inyagasani se kuko Imana ikora ikintu tuba tubona ari injiji. Kuko ikintu nzi y'Imana iteje ikibazo twe tubona nk'abantu gikomeye, icyo yirinze kukwereka nicyo kiba gikomeye. Niyo mpamvu ku bushake bwawe, ku mutima wawe ukunze, nyabona uko umutima wawe ukubwira, gerageza. Kubaho ni ukubana, ni ugufashanya, wisuzugura ku gakene, wisuzugura ku gatindi, kuko ugenda ubavuga kose wibasuzugura. Se kugira ibintu ntubikoreremo umugisha bwo bimaze iki? ariko tandukanya amafaranga n'idini, biratandukanye cyane. Kuko wumva yuko amafaranga abakire bafite bagomba kuyakoresha ku bakene kugira ngo bagaragare neza imbere y'Imana, cyangwa amafaranga umukire amafaranga ayakoresha bizinesi, bigirana na bizinesi. Kuba wenda yakugirira ibyo ngibyo, abakene dutekereza yuko tugomba gufashwa n'abakire uko byagenda kose, ahubwo tukirengagiza yuko abo bakire nabo baba bagize gutya bakayakorera. Niba umara iminsi myinshi mu rusengero ntujye gukora, umukire agakora, uri kumva yuko kandi ukaba ushaka ya mafaranga umukire afite, urumva nta kibazo kirimo? wenda ntabwo guhora aho ngaho aho birumvikana. Uhora ikanyarira, uhora ujya gusenga mu misozi. Amafaranga ntabwo ava mu rusengero, amafaranga barayakorera. Amafaranga arakorerwa. Niba akorerwa rero, wenda wavuga ati akazi kabaye gake, abakire wenda ibiki n'ibiki. Erega ni kuki se tutakihangira imirimo? Kuki wumva yuko wahora uteze amaboko ku bantu? Ntabwo ari ugutega amaboko, Suni, hari aho hari ubuzima ubayemo bwaranze. Wari ufite wenda ufite ikibazo cy'ubumuga runaka, sibyo? Utabasha gutuma ukora. Wenda n'umuntu mubana cyangwa se iyo famiye irimo nayo kurya ni danje. Suni, yawe ntabwo ari cyo gihe kiza kumukira kuba wakorera umugisha. Erega uba ukoreye nyagasani, kuko ugiye gukorera umuntu nta muntu wafasha. Nta muntu wafasha. Gusa icyo nkundira umutima ntujya ubeshya. Ukoze ikibi umutima urabikumvisha. Ukoze icyiza umutima wumva wishimye. Niyo mpamvu ku butwari bwawe, ubugira neza bwawe, kubaho ni ukubana. Niba ari icyo urushije umuntu umufashe wigendere. Rega iyo si yaba ari na nziza, ni gutyo abantu baca ubukene. Ariko nanone ntabwo wabikorera ku muntu udashaka gukora. Nanone hari umuntu ubona ko yakoze byanze, ndi kumva uri kuburanira abakene. oya ngomba kubavugaho, kuko buriya kuko hari ibintu bakorerwa nanjye nkabona ko bamwe mu bafite amafaranga nta bumuntu burimo. Dore impamvu nk'urugero, ntabwo uzacira umukire yaciye hariya i Nyamirambo, uri kumva? Yego. Umwana musaba umugati wa desi angahe? Ibiceri 2 by'ijana. Uzi umukire ikintu yakoze? Yaramusunitse, azamura ikirahure aragenda. Nese Suni, abana bari ku mihanda barishe. Rero kahumbi, Niba udakoreye umugisha, reka mbanze soze, niba udakoreye ku mugisha kuri abana b'imihanda, bamwe badafite ababyeyi, bamwe batazi inkomoko yabo, bamwe biba byabacanze, hari n'abaza ku mihanda bitewe n'imibanire mibi y'ababyeyi cyangwa se n'ubuzima. Kwima umwana igiceri 2 bya desa, reka nanabivuge nkureba, 2 bya desa, uri kumva? 2 bya desa si umugati. Uri kugenda mu modoka ya miliyoni 10 kugera kuri urambwira ngo ubugira witonze. Oya, ubugira ngo abantu amafaranga yabo bafite bagiye bakoreshaho kugira ngo wumve ko bakoreye umugisha. Ngiye amafaranga yanjye aramvuna, ntabwo rero umuntu agomba kuyakiniramo. Niyo mpamvu usanga kenshi iyo umukira akoze impanuka, reka nkivuge muri ubu buryo, unyumva neza nyumve neza, unyumva nabi nyumve nabi, usanga umukira akoze impanuka
usanga nakuka kanyuma kari gutera baza bakagaheza bakavuga ati yani bavuga ngo nta keza k'umuntu kandi ntabwo numva ukuntu waba uri umukire ukomeye ibiceri bibiri kucyumva yuko ariko amafaranga aba ayo Rega mafaranga amafaranga wibuke ko ari bizinesi y'umukire. Umukire afite bizinesi, niba bizinesi ye ashobora gukuramo izo desi agahomba, kuki wumva yuko ari ntake itegeko zidesi ibiceri magana kabijyana mu kabari kabigura indaya nako ntugatekereze sorry kuvuga kabigura bategamwari barya babita indangamirwa indangamirwa kuki afata ibyo bihumbi akishyura shambara agafata iyo ndangamirwa akayinywesha akayirisha bagakora ibyo bakora gufata ibiceri desa byo kuramira umwana w'umujyambere ejo bundi igihugu kizaba gitezeho byinshi uri kumva ibintu nkubwira mana nyagasani. Reka nkubwire abakire, niba umuntu ubu se wowe ushinze bizinesi niko wazabifasha abantu bose, niko wazajya wumva yuko amafaranga yose ufite ugomba kuyatagaguza. ntabwo ari ukuyatanga Wibuke yuko ibyo bintu bizinesi ntabwo uba warayishyizeho kugira ngo ujye gufasha abantu bro, wayishyizeho kugira ngo utere imbere. Noneho igihe uzaba warihagije muri byose umuryango wawe umeze neza, ushobora gufasha abantu, ariko si itegeko, si nuko utegetswe kubikorera, kuko si bizinesi. Ntago buriya uri gusohora utinjiza ujya umenya ko nta uba uhomba. None se niba utanze ibyo bihumbi 100 sibyo, ukabitanga amafaranga arasohotse, ayo mafaranga akoreye angahe? Amafaranga yinjiza andi akorera andi. none se ugiye kugura indangamirwa wawe wowe vana amarangamutima muri bizinesi aba ari bizinesi. uvuze no kugura indangamirwa ni bizinesi, reka nta mafaranga uba usagiye kubyarana. hari ikintu utari kumva. Kuba wabonye amafaranga hari no kuyikoreshaho. Buriya amafaranga tuba tuyashaka kugira ngo dukemure ibibazo bimwe na bimwe by'ubuzima biba bitugoye. Ubonye amafaranga nawe ibyo bintu uri kuvuga hari igihe utaba ubivuga, cyokoza nazabikwibutsa muri iki kiganiro. Uri kumva? Chaso ninyabona uzabinyibutse. Oya, nazabikwibutsa kubera yuko ntago ibi bintu ari byo. Mwiga kugira umuco, mwiga kugira urukundo. Amafaranga udasangiye n'abandi ntacyo amara. Amafaranga udafashijemo umuntu ugiye guhera umwuka ntacyo amara. Amafaranga utigomye ngo ujye kwa muganga, ese wowe ubaye uri kwa muganga uri nk'uwo muntu ntabwo wakenera ubufasha. Mujye mutekereza ko ibibaye kuri bara namwe byawe nibyo navugaga ngo ntabwo kuba warahiwe wasenze kurusha abandi, nta nubwo uri mwiza kuruta abandi. Icyo gihe wazanye itiku. None se kuba usenga tandukanya gukora no gusenga. Urajya gusenga ukwezi kose udakora, wumva ko amafaranga azava he? Icyo twakivuyeho, iki ndi kuvuga sibyo. Ugeze waretse gusaba ukiga kwikorera nawe ugatanga akazi. Kuki ubundi ugomba kujya gusaba akazi? Wahimbye akawe nawe ukagatanga. Biravaho imikorere, abakire nibaduha akazi imikorere iravaho. Kuki wumva yuko ubuzima bwabaye amafaranga n'ubundi ubuzima niba bwarabaye amafaranga, nta gihe bitazagusaba ibitambo cyangwa kwigomwa. Abo bakiri ubona nabo hari ibyo bigomwe, yigomwe ayo majoro, yigomwe kugira ibyo yiyima. Ntukabona abantu bageze ku bintu ngo wumve uko mushobora kubafatira uko mwishakiye, mushaka ngo babafashe. Bose uzi ibyo bigomwe. Namwe rero mwigomwe, mutekereze ikintu cyabavana muri ubwo buzima, aho kugira ngo mwitwaze ngo muhinduka babi ngo bitewe n'abandi bantu. Reka umuntu ubwe ku giti cye niwe wihindura, akaba mwiza cyangwa akaba mubi. Nta muntu ushobora kuguhindura kuruta uko wowe wabyikorera. Ndumva isesengura twagiyemo ubwo rigiye kuvamo iki? Urubanza. Oya, si urubanza. Turi kuvuga ku ngingo zitandukanye kandi noneho tukaganira ku kintu. Ndumva wamamye ku bakire cyane bavugira noneho akantu ko gufasha gacike. Akantu ko gufasha se gacike. Gufasha rero ntago mbyanze. Ese reka gira ikintu nkubaza unabwira abanyarwanda. Umuntu ukeneye ubufasha ni muntu ki wowe wumva? Umuntu wagafashijwe
ni muntu ki wowe uko byumva nyine? Njyewe buriya navuga ati mu mitekerereze yanjye cyangwa uko numva ibintu, mba numva umuntu nafasha ni umuntu ufite ikintu yatangiye nshobora kuba nagisunika kikaba cyakura nanjye kikangirira umumaro. Uwo ni wo muntu mba numva nafasha, kubera ko icyo kintu umukoreye ni nko kuvuga ati umuntu yaza akagushoramo amafaranga, agashora wenda akavuga ati ngewe ngiye gufata Channel Univibe TV ishoramo amafaranga, ibikoresho byose bigurwe, iyi channel ikure, nimara gukura amafaranga araza mbonemo shares zituma nongera niho kongera ya masoko y'amafaranga. Icyo gihe umukire azagufasha yihuse, kuko abona yuko harimo buriya mu bintu byose tureba inyungu, buri ruhande ruba rureba ni iki turi bugeyininge muri ibyo mpamvu wa bintu. mutima mubi no guhemuka bitazashira. Ukumva yuko wowe bagufashiriza ubuntu buri kutatse ngo Oya ntabwo ari urukutatse, twakenye twe turi kureba rya jambo ngo gira neza wigendere. gira neza wigendere muri iki gihe biragoye bitewe n'ubuzima, ibiciro birahinduka, ubuzima buriruka, iminsi gutyo. Rero biba bisaba ngo tugire limite. Niyo mpamvu uzasanga abakire batuye ahantu hatandukanye n'abakene, kuko ntabwo umuntu yaba afite umutima mubi, afite ibitekerezo bibi ngo ajye guturana n'undi muntu ushaka kwiteza imbere. Utekereza ko ijuru ari iry'abakene? Oya nanone hari aho batubeshya ngo yani muri ntuzo bavuga ngo hahirwa abakene mu mitima, ngo nibo bazabona ijuru se? ese waba ukennye mu mutima wowe ukaba ufite amahoro? Se reka nkubwire, umuntu afite ubukene bw'isi ntibumuhaye amahoro, none ampurisi ubw'umutima. reka nkubwire, ku munsi uzumva niba tangira wumva ijambo gukena, ni ukuvuga ngo hari ibyo ukeneye nyine. Waba ufite ibintu ukeneye ukumva ko wenda uzabona ijoro, reka tuvugishe ukuri, urashonje ngo uzabona ijoro. Iyo ushonje utekereza neza cyangwa utekereza nabi? Si ushobora gutekereza kwiba? dore ikintu kibi kibaho, hari ugusonza ugatekereza kwiba, hari no gusonza uturanye n'umuntu ugiye kurya muri bimwe usonzeye. None iki gihe ibicumuro byiza ari byinshi. Nyumvira wa munyagwa arakaranze. None hari ukuntu abakene bafatikanya gutakira Imana n'amagambo mabi, ngo nyumvira wa munyagwa arakaranze, agahita arenzaho ese Mana wamoye iki? Kandi tuzi ko kuvuga ijambo ry'Imana cyangwa se inzira y'Imana ugerageza gusa nk'uwihana wiyeza kugira ngo ube umwere ako kanya ugiye guhura na Nyagasani, kuko kubikora buri gihe bihoraho biranze bitewe n'isi tugezemo aka kanya. Ugasanga umuntu avuze ngo nyumvira ngo yanturira akaranze, ariko se Mana ngo njye wamoye iki? Si urumva bafata ijambo ribi ukungikanya ry'Imana niya maganya avanzemo kuvuga amagambo mabi ukarenzaho Imana. Kubera iki? Cya kibazo ariko cya kindi nakubwiraga, ugize utya ukirasa rimwe ukavuga ati reka muhe inusu nawe umwotsi ucumbe, yavuga ati oh Mana warakoze kuntoranya n'uyu muntu aranyibutse ankuye umwami yakuye busyete. Icyo gihe hari abantu baba bari kubigenderamo. Kuki mwumva yuko guturana n'umukire uri umukene biba bivuze yuko iyo atagize icyo aguha? Oya ntabwo bivuze buri gihe, ushobora kubikora rimwe cyangwa kabiri gatatu gusa. Ahubwo se ubundi umva ikintu abakire baba bashaka. Abakire cyangwa abandi bantu bafite ukuntu babayeho, bafite ubushobozi runaka bwegeye hejuru, ikintu baba bashaka, niba umusabye inama z'uko wakemura ikibazo, aho kugira ngo umuntu aguhe iyo fi
yakwigisha uko bayiroba. ibyo byaba ari na byiza ariko kintu Rero navuzeho kare wowe Mhm. watandukiriye wahoze uguma ku ruhande, ahubwo ndabona tuzakora igice cya kabiri cy'iki kiganiro kugira ngo duce impaka, ujya kuko munteranye n'abakire oya biraza kugaragara yuko wowe washyigikiye ko abantu bigira abasabirizi, oya ntabwo ari ukwigira abasabirizi abantu bazajya cya basaba. kintu nigeze kuvugaho kare niba ubyibuka hari ukuntu umukire akwimakaza abizi ko utunzwe n'iki iryo jambo narivuze hari ukuntu umukire akwimakaza azi ko utunzwe no gukora kandi Hari abibona ababa ko batabizi, hari n'abo usaba akazi siko buri bantu bose usabye ariko bagomba kuguha, sibyo? Uba ugomba kumenya ko igihe byanze kuri umwe bitanga ku wundi. nta kintu kiriho cyo niyo twazakora ibice 10 tugakora ibingana iki ntabwo iki gisubizo cyo guhemuka cyaboneka cyo gutuma abantu baba babi nticyaboneka.